iyi video yose kuko ishobora kugukiza amakosa akomeye mu buzima bwawe, urukundo hamwe n'urushako. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa afite imico cyangwa se imyitwarire itari myiza, agaragaza kudaha agaciro abandi, yaba umugabo bakundana, inshuti cyangwa se ababyeyi. Umuntu utubaha abandi uyu munsi, ejo azagusuzugura kurushaho. Icya kabiri kigaragaza umukobwa udafite imico myiza, ahora atukana, avuga amagambo akomeretsa cyangwa adashobora kwigenzura mu magambo. Bigaragaza umutima utarimo ituze, ibi bitera amakimbirane mu mubano. Icya gatatu, kubura ikinyabupfura, kutavuga murakoze, mwihangane cyangwa kudasuhuza. Ni ikimenyetso gikomeye cy'ikinyabupfura gike cyane. Umuntu nk'uwo ujye umuhungira kure. Ikinyabupfura gito uyu munsi kiba ikibazo gikomeye ejo hazaza. Icya kane, kwikunda birengeje urugero. Yita ku byo ashaka gusa, ntatekereza ku byiyumvo byawe. Aba yerekana ko umubano awufata nk'inyungu ye bwite, atari ubufatanye hagati yanyu mwembi. Icya gatanu, gukurikira amafaranga aho gukurikira urukundo. Umukobwa ukwitaho gusa iyo ufite icyo umuha, amafaranga cyangwa se impano, urwo si urukundo nyarwo. Iyo amafaranga agabanutse n'urukundo rurashira. Gatandatu, kutemera amakosa.